Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanda no gutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa Rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV aho muri hose hirya no hino yaba mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Twizere ko mumeze neza, iki gitondo gikomeza kugenda kibabera umugisha. Ubwo ngubwo nyine abari mu bihugu byo hanze, ubwo ndavuga nko muri Amerika, ndabona bo rwose ubu ngubu amasaha abana bari kugenda abakurana rwose, namwe twizere ko akazi kabagendekeye neza. Iyi ni Rayon Yacu TV ibisanzwe, nge mba ndi Modric. Kuri uyu munsi turagaruka ku makuru atandukanye. Rwatubye Abdul Kimoto yagize gutya ahisezerana abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kureba isezerano Rwatubye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ni irihe. Turakomeza kandi kugenda turebera hamwe iby'umukino wa gishuti ugomba guhuza ekipe ya Rayon Sport y'abadamu ndetse n'ikipe ya Uvia. Ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe, tunareba n'andi makuru agiye atandukanye. Turebera hamwe iby'umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport reaction abantu bakomeje kugenda bikoraho. Ibi byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Iyi ni Rayon Yacu TV nkuko bisanzwe, nge mba ndi Modric. Cyose benshi muri mwe Rayon niyo nshuti mu kubyatura kwanyu bidutera ishema. Reka tugaruke rero turebera hamwe amakuru yose tuba tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV, dore ko tuba tubafitiye amakuru menshi cyane rwose abakomeza kugenda avugwa ku ikipe yacu, ekipe Imana yatwihereye, ekipe ya Rayon Sport. Tukomeza rero kugenda turebera hamwe amakuru aba yaramutse akomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru cyangwa se isaro ry'Inyanza, nkuko uyu mugabo akomeza kugenda abigaruka. Nkuko mubizi rero ekipe ya Rayon Sport kuri ubu kapiteni wayo ni Rwatubye Abdul, nubwo muri iki gihe ubona uwitwa Ndizeye Samuel ari ujya mu kibuga yambaye hamband cyangwa se ari wambaye igitambaro cy'ubukapiteni, ariko kapiteni w'ukuri, kapiteni nyawe, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ni witwa Rwatubye Abdul Kimoto, noneho vice kapiteni akaba Ndizeye Samuel. Urugamba rwaje rwaka uyu kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Rwatubye Abdul Kimoto kuva ikipe ya Rayon Sport yamugura yakiniye imikino mike, yewe yaje kongera kugirira akabazo k'imvune ku mukino waje guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Rwamagana City, nubwo bitagaragara ko ari imvune ikabije cyangwa se ari imvune ikomeye, ariko yaje gusohoka mu kibuga adasoje umukino, aza gusimburwa na Mitima Isaac. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda mu Rwamagana ibitego 2. Nyabugogo Nyanza byari ibirori, akayira gasangwa mu mabara abiri. Ni Rwatubye Abdul utari gukina kuko ikipe ya Rayon Sport imaze igihe ikoresha Mitima Isaac ndetse na Ndizeye Samuel mu mutima wa defense. Ni mu gihe kandi umwe muri aba ngaba yagize ikibazo, ekipe ya Rayon Sport itayifatishisha uwitwa Ngendahimana Eric, akaba ari uza gukuvura cyangwa se akaba ari uza gufasha ugize ikibazo. Byumvikane ko Rwatubye Abdul amaze igihe ataza no muri 18. Ku munsi w'ejo Rwatubye Abdul yagize icyo atangariza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze igihe batamubona. Yagize ati rwose ndabizi ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mu nkumbuye, ndabizi ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bibaza impamvu ntari gukina muri iyi minsi ndetse yewe no muri 18 ntari kuzamo, ariko isezerano n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nuko mu cyumweru gitaha ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba iri gukina umukino wa shampiyona, izakinamo ya umukino wa shampiyona ekipe ya Rayon Sport igomba gukina. Ati rwose nzaba mpabaye. Ni umukino wa shampiyona rero utegerejwe ku itariki 24 ekipe ya Rayon Sport ugiza ku itariki 4 ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba yakira ekipe ya Sunrise yo mu karere ka Nyagatare. Rwatubye Abdul Kimoto ati rwose aho ngaho nzaba mpabaye. Mbesuraho mujyema na Kasimu na Tanazi
yakomeje agira ati rwose ndabizi ko ebana kabisa mfite ideni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, atari ko rwose guhera ku mukino ekipe ya Rayon Sport igomba gukinamo n'ikipe ya Sunrise, ati nzaba mpari narakize meze neza nta kibazo cy'imvune nyifite, ati rero byumvikane ko rwose ngiye kugaruka mu kibuga vuba, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mutangire munyitege rwose, ubu ngiye kugaruka ndi Rwatubyaye Abdul musanzwe muzi. Uwo ni Rwatubyaye Abdul Kimoto. Gusa ariko ubwo ikipe ya Rayon Sport yari imaze gutsinda ekipe ya Espoir, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yagize gutya abikomozaho ati Rwatubyaye Abdul ni umwe mu bakinnyi biteguye kugaruka, ndetse avuga n'abandi bakinnyi barimo ba Blaise Nishimwe na Babonana, ati kuri match igomba gusa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Sunrise tuzaba tuhabaye, byumvikane ko cyangwa se bazaba bahabaye, byumvikane ko rero ugiye kureba imvune ziri mu ikipe ya Rayon Sport ziri kugenda zigabanyuka. Gusa kuri ubu ngubu ugishidikanywaho ni umuntu bita Osaruwe, niwe rwose utaramera neza. Rayon Sport ni imwe mu makipe afite abakinnyi babiri mu ikipe y'igihugu, ni ukuvuga ikipe ya Rayon Sport yari yemerewe kuba yasubika match zayo nk'uko izindi zibikora, nk'uko za APR zibikora, za Marine zibikora n'izindi ekipe zigiye zitandukanye nka za Bugesera, ariko ikipe ya Rayon Sport yaravuze ati rwose ati uretse n'aba babiri ati niyo hagenda n'abandi yewe n'ababonana bakagenda, bati ntabwo ikipe ya Rayon Sport ifite swadi ntoya, ntabwo twiteguye kuba twahagarika imikino ya shampiyona ngo nuko tudafite umuzamu wa mbere, ngo nuko tudafite Rudasingwa Prince, ati ntabwo bishoboka, ntabwo ikipe ya Rayon Sport yasubika imikino yayo, ati twebwe rero turasaba ko imikino yacu yose tugomba kuzayikina, nta mpamvu yo kugira ibirarane. Umufana w'umwaka rwa Rutabura Rayon ni wowe byumvikane ko rero nyine ekipe ya Rayon Sport, byumvikane ko ekipe ya Rayon Sport nta birarane yifuza kugira, ni ekipe ishaka gukomeza guhatana nk'uko byakomeza kugenda bica ku muvugizi wayo Jean Paul Nkurunziza, avuga ati izishaka kugira ibirarane twazibwira iki, atari ko twebwe ikintu bita ibirarane muri Rayon Sport ntabyo twifuza, niyo mpamvu match zose twebwe twifuza kuzikina, yewe ekipe yose tuzajya gukina idifuza kugira ikirarane izaze dukine, kuko twebwe gahunda ni gahunda, tugomba gukina imikino yose ya shampiyona nta kirarane na kimwe dushyizemo. Kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sport y'abadamu iyo bita Rayon Sport Women Football Club, uyu munsi ifite umukino wa gishuti aho igomba gukina n'ikipe ya Uvia. Ni ikipe ya Rayon Sport rero byitezwe ko umukino ugomba kubera ku Ruyenzi ku isaha y'isa 9. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ati iyi kipe kuki batayituzaniye i Nyamirambo ngo tuyibone, ahubwo igihe cyose bakayishyira ku Ruyenzi. Nibyo banakomeza kugenda bibaza, basaba rwose bavuga bati iyi kipe natwe turayishaka kuzayibona i Nyamirambo, tubashyigikire twuzure stade nk'uko dushyigikira abasaza babo stade ikuzura. Abantu bati rero abo basista bacu rwose birakwiye ko tubazana i Nyamirambo, bazana i Nyamirambo natwe tugatangira kugenda tureba imikino yabo, dore ko ari abakobwa twavuga ko rwose bavutse bahita bagenda, kuko batangiye batsinda ikipe ya Sto Kigali ibitego bibiri kuri kimwe, kandi n'ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya APR, byaje kungana n'ikipe ya APR igitego kimwe kuri kimwe. Byumvikane ko rero ni abakobwa bavutse vuba ariko ngo bahita bagenda, nk'uko benshi bakomeza kugenda bigarukaho, ngo ni ikipe rwose yahagurukanye imbaraga nyinshi. Ni mu gihe ariko skoro nk'uko mubizi hari amafaranga yashyize mu bari n'abategarugori, byumvikane ko rero nabo bashyizemo agatubutse. Gusa ni ikipe ya Rayon Sport ifite umukino wa gishuti, ni ikipe bita Uvia, ni ikipe igomba gukinira ku Ruyenzi. Ubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muri hatandukanye cyane ariko abari mu mujyi wa Kigali n'abari mu majyepfo mushobora kunyarukira ku Ruyenzi mukajya kureba iyi kipe y'abari n'abategarugori b'ikipe ya Rayon Sport uko bari buze kuba bitwara kuri uyu munsi. Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi, ngwino musorutse. Reka tugaruke kandi turebera hamwe ibyakomeje kugenda bitangazwa ko munsi w'ejo umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport, uyu bamwita Mvukiye Juvenal, yari ari kuri radiyo y'igihugu cyangwa se kuri RBA, yagize byinshi atangaza cyane ariko yaje kugira gutya akomoza ku ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bati uyu nawe araje. Ni umugabo Mvukiye Juvenal rwose twavuga ko asa nk'uwateye ibuye mu gihuru agira ngo arebe ikivumbukamo. Ni umugabo wagize ati njyewe rwose naje mu Rwanda mfite intego y'uko ekipe ya Rayon Sport itazigera yongera kunsinda. Nubwo uyu mugabo yagize ati rwose gushora amafaranga yo mupira w'amaguru mu Rwanda ati ni nko kuyajugunya mu bwiherero.
ni umugabo wakomeje kugenda rwose avuga amagambo atangaje avuga ati rwose gufata amafaranga yawe ukayashora mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda nta business irimo, ni nko kuyafata ukayajugunya mu bwiherero. Ati rero njyewe mbona rwose aya mafaranga cyangwa se ati kuba naraje mu ikipe ya Kiyovu Sport ni ibintu nzicuza, ati kubera yuko rwose nta cyiza nigeze mbona mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, nk'uko yakomeje kugenda uyu mugabo abitangaza agaragaza uburyo amafaranga ye asa nkaho yahiriye muri Kiyovu Sport. Abenshi bati nyine ati kenyera kigabo nyine wumve uko bimeze, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakunzi benshi ba Rayon Sport. Nabuze mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bamubwira ati rwose ati komera, ati kenyera nyine wumve, ati wenda imbaraga uri gukoresha ngo uri gutsinda Rayon Sport hari igihe kizagera ukabyumva neza. N'umugabo rero ni umugabo w'umunyamupira kuko rwose nkurikije uko nakomeje kugenda mwumva ku munsi w'ejo aganira, gusa yakomeje kugenda avuga ibintu byagiye bimubabaza, ariko kandi agira n'ibyo anenga, aho yanenze cyane cyane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ati ku isonga ati niryo ryica umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ati kubera yuko ntago bakora kinyamwuga. Tuyishimire duhese umuganamfura. Reka tubwire wowe ushaka kuba muri groupe nziza WhatsApp uko watwandikira kuri 0788447691 tukagushyira muri groupe yitwa Rero Twifuza. Iyi ngiyi mu minsi ya vuba iraza kuba yabaye fan club, harabura iminsi mike rwose kuko ku itariki 11 z'ukwa 12 iyi ngiyi iraza kuba yabaye fan club. Hari na fan club kandi ijwi ry'abarosiniya, abo nabo biteguye kukwakira aho waba uturuka hose rwose. Ipfa kuba na fan club ufite ijwi ry'abarosiniya biteguye kukwakira ku musanzu wawe, ugafatanya n'abandi kubaka equipe ya Rayon Sport kimwe na groupe bita Gikundiro yacu. Aba nabo biteguye kukwakira niba ushaka kujya muri izi groupe. Gusa ariko aha hose umusanzu uratangwa guhera ku 1000, hano barakwakira. Reka dukomeze rero turebera hamwe ibyo uyu mugabo Mvukiye Juvenal wavuze ati rwose ati ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Kiyovu Sport ikayimanura mu cyiciro cya kabiri na nibereye mu Bubiligi, ati ariko ni ibintu byaje kunkora ku mutima, ati mbona yuko hari ikintu ngomba gukora. Naturutse mu Bubiligi rero target ari uko ikipe ya Rayon Sport itazongera gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport aho bizahurira, kandi rwose izo ntego nabashije kuzigeraho. Gusa ni umugabo wakomeje kugenda avuga yuko rwose mu gihe kiri imbere, yewe ngo mu kwezi kwa mbere uyu mugabo araba yacisheni, nk'uko bakomeza kugenda bivuga ati rwose ntabwo nzaba nyiri perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport yongeye kwegura bwa kabiri, nk'uko byakomeje kugenda byumvikana mu matwi ya benshi, avuga ati rwose ndaza kuva muri Kiyovu Sport mu kwezi kwa mbere, ati kubera yuko rwose namaze kubibamenyesha, namaze kubabwira kuba bitoza cyangwa se babitegura uzansimbura, ati kuko ngewe mu kwezi kwa mbere ndava muri Kiyovu Sport. Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru. Ni amagambo abayovu batigeze bakira neza habe na gato, kubera ko rwose bakomeje kugenda bavuga ati Mvukiye Juvenal arongeye areguye bwa kabiri, yegurira mu itangazamakuru. Mbese uraho Mugema na Kasimu na Tanazi. Ngayo nguko rero ibya Mvukiye Juvenal rwose wakomeje kugenda agira ati Rayon Sport ntabwo izigera insinda. Gusa benshi bati nyine ati mu kwa 12 hari ubwo muzaba mwahuye n'ikipe ya Rayon Sport, ati rero ushobora kuzasezera nabi igutsinze. Abo n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport, aho bamwe bavuga bati rwose uhitwa Munyakasadati nahoze mbona kuri Twitter ze akomeza kugenda avuga ati narabibabwiye, nabibwiye we Sam Karenzi, mbibwira na Regis, ndababwira nti igihe cyo guhura n'ikipe ya Kiyovu Sport. Yusuf Abubidina Diye ati igihe cyo guhura n'ikipe ya Kiyovu Sport kizajya kugira Mvukiye Juvenal yarataye Kiyovu Sport yarirukanse, nuko yakomeje kugenda bitangaza rero. Ariko kandi Mvukiye Juvenal nawe rwose yarabigahamije ku munsi w'ejo ati mu kwezi kwa mbere nshobora kuba muri Kiyovu Sport nkagenda, gusa ariko izaba ikindi ku mutima, nzakomeza kugenda nyifasha, gusa ariko ntago nzakomeza kuba umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport, ati kuko abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport barantereranye bikomeye cyane, ati rero ntago naguma muri ikipe kubera ko ntago bigeze babasha kumba hafi nk'uko twari twarabisezeranye mbere y'uko mva mu Bubiligi. Nibyo akomeje kugenda atangaza rero. Ni umugabo byumvikane ko yari azi ko nyine agiye gushora amafaranga mu mupira bigakunda, ariko nyine ntago washora amafaranga muri uyu mupira wo mu Rwanda. Twavuga ko rwose ni umupira abakinnyi usanga bashobora guhembwa amezi arenze ayo basinye, bitewe n'uko imikino ya shampiyona ihagarara kenshi kandi ku buryo butumvikana, ku buryo budasobanutse. Ugasanga rero umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'ikipe, ikipe ishobora kugira ibirarane bitewe n'uko nyine abakozi bahembwa kandi batakoze. Nibikomeza rero kugenda bigaragara. Ubundi shampiyona iramutse ikiniwe igihe yarangirira igihe, ariko nyine
ikomeza kugenda itinda kurangira kubera uburyo ikinamo butangaje kandi bwihariye nta handi biba ku isi uretse muri Ferwafa. Ibi ngibi rero Mvuke Juvenal yakomeje kugenda abishinja Ferwafa avuga ati ku isonga niyo yica umupira w'amaguru wa hano mu Rwanda. Reka dushimire abantu mukomeze kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Iyi ni Rayon Yacu TV, njye mba ndi Modric. Ciao ciao, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Abawe bakame nza kujyana i Kanombe twibire mu birere.